Hello my people. Uyu ni Igiraneza Yves Professionals n'ubundi ugarutse nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nabwo ndabaha ikaze mu kiganiro cyanjye tugiye kubanamo muri aka kanya. By'umwihariko ndabanza mpereza ikaze abantu bashyashya tugiye kubana mu kiganiro cyanjye ku nshuro yabo ya mbere, kandi ndagira ngo mbwire n'abandi dusanzwe tubana, abantu babashije gukurikirana bimwe mu biganiro byanjye bindi byatambutse. Ndagushimiye kuba ugarutse n'uyu munsi kugira ngo dukomeze tubane. Ikaze. Uyu munsi ndaguteguriye topic ikomeye cyane, topic nziza cyane, topic nise money making activities, cyangwa se ibikorwa byinjiza amafaranga muri iyi kariyeri ya network marketing. Abantu bose uzi babaye successful, abantu bose uzi babaye top ana muri iyi kariyeri, muri iyi industry, nuko babashije ku maximizinga bino bintu birindwi by'ibanze. Nawe rero make sure ko ubanza ubimenye mbere na mbere. Numara kubimenya buri munsi ujye making sure ko maximizinze those things. Tugiye kureba rero ibyo ari byo, tugiye kwanza tubirebe, ariko tuzanabereka detail kimwe ku kindi, tugende tukireba kimwe ku kindi. Uyu munsi tugiye kubereka just nka liste y'ibyo bintu birindwi, uzabigumane mu mutwe wawe, uzabi keeping in mind. Buri kimwe cyose umasteringe skills zacyo, ubikore biri professional, bizagwiriza umusaruro udasanzwe. Ikintu cya mbere rero ni ikintu twita prospecting. Prospecting nuzajya mu ijambo bita prospecting, ni ijambo rishatse gusobanura umugest cyangwa se umushyitsi cyangwa se umushuti wawe wifuza ko yakujoininga muri business yawe. Uwo niwe twita umuprospect. Mu yandi magambo prospecting, noneho yongeyeho prospecting ni ukurambagiza uwo wifuza ko yazakubera umufatanyabikorwa wawe w'ahazaza muri business yawe, cyangwa se ko yakubera umukiriya. Ikintu cya kabiri ni ikintu cyitwa inviting. Inviting ni iki? Ni ugutumira. Buri munsi uzajya uzi ko uri gutumira, uzajya urimo muri business yawe. Mu yandi magambo rero ni ugutumira wa wundi wamaze kunguka. Hari abo mwamwe musanzwe muziranye, hari abo wungutse nyuma yo kutangiye business muri cya gikorwa cya mbere cyabanjeho cyitwa prospecting. Muri inviting rero tuba tugeze kuri etape yo kuvuga ngo wa muntu tuziranye, wa wundi se merutse kumenyana nawe, noneho mutumire azarebe project yanjye, azarebe business plan, cyangwa se azarebe product nziza mfite, abe yamviramo umukiriya cyangwa se mbere umupartenaire d'affaires cyangwa se mu business partner wanjye muri business. So igikorwa cyitwa inviting rero nicyo gikorwa cyacu cya kabiri mu bikorwa byinjiza amafaranga muri business ya network marketing. Igikorwa cya gatatu rero cyinjiza amafaranga muri business ya network marketing ni ugukora presentation cyangwa se kwigisha. Babandi bamaze gutumira, babandi wungutse nk'igikorwa cya mbere, noneho ukabatumira, kiba gikurikiyeho ni ukubigisha. Menya kwigisha abantu, nubwo dutangira abantu tubabwira ngo bagomba kuza tukabigishiriza. Ushobora kuba nawe waratangiye bakubwira ngo uzazana abantu bawe tujye tubakwigishiriza. Nanjye niko natangiye ngomba kujya nzana abantu banjye bakabanyigishiriza, ariko biba byiza iyo ubyikoreye, bikora cyane iyo ubyikoreye. Menya kwigisha rero, kuko kwigisha ni bimwe mu bikorwa byinjiza amafaranga muri network marketing. Ni igikorwa cya gatatu. Rero menya kwigisha business, menya kwigisha product zawe. Then igikorwa cya kane rero ni igikorwa cyitwa closing. Closing rero ni igihe uri gufasha wa muntu no wamaze kwigisha kumusubiza bimwe mu bibazo yagiye yibaza, gukemura zimwe mu mbogamizi yumva afite zamutangira kudatangira business. Iyo muri icyo kiganiro mbega cyo kugana ku musozo, cyo gufata umwanzuro, cyo kumufasha gufata umwanzuro neza wo kujoininga business, nicyo twita closing. Rero uzajya mumva term yitwa closing, ni cyagihe umaze kwigisha umuntu kuri product, kuri business yawe, wamuhaye n'ubuhamya bw'abateye imbere, none uri kugenda uhandoringa bimwe mu bibazo afite ari kwibaza, uri kubimusubiza, ugenda umufasha gufata umwanzuro neza kugira ngo nawe atangire business. Uri kugenda umumara zimwe mu mpungenge afite kuri business kugira ngo nawe abone uko yatangira business cyangwa se yagura product zawe. So icyo cyari igikorwa cya kane. Turebe igikorwa cya gatanu rero mu bikorwa bibyara amafaranga muri business yacu, ni igikorwa cyitwa follow up. Follow up rero ni igikorwa cyo gukurikirana umukiriya cyangwa se umuprospect wawe kuva igihe umaze kumwigishiriza. Haba hagomba kubamo icyitwa follow up kugeza igihe aziye gutangira business. Follow up rero ntabwo nakubwira ngo imara igihe kingana iki ngiki, gusa follow up navuga ko irangira ari uko umuntu atangiye business. Gusa nta nubwo ibirangiye neza, kuko nabwo navuga ko ari nk'aho bitangiye. Gusa follow up y'umuprospect nibwo ibirangiye, haba hagiye kujya habaho follow up y'umupartenaire, kubera ko n'umupartenaire akenera follow up kugira ngo avemo umurida wumva wifuza. Kuko nubwo uba umwinjije nk'umupartenaire akaba yinjiye akiri umufollower ukeneye kuzamuhinduramo n'umurida, rero nabo bakeneye follow up. Ariko iyi follow up turimo tuvuga cyane ni follow up ikorerwa mu prospect. Iyi follow up ikorerwa mu prospect rero irangira ari uko umuntu yinjiye. Ubwo mu yandi magambo ushobora kumana follow up n'umuntu igihe kingana n'umwaka, hari n'abo tumarana n'imyaka 5 ukiri muri follow up, ariko follow up
ni ingenzi cyane mu bikorwa byinjiza amafaranga menshi. Dukora no kuvuga ngo the fortune is in the follow up. Ushobora kwigisha abantu benshi ariko udakoze follow up hakinjiramo 0%. Ariko iyo wamaze kwigisha abantu ugakurikizaho closing, ugakurikizaho na follow up, byose bigenda byungikanya, bigenda byuzuzanya, nibwo ubona amafaranga menshi muri network marketing industry. Then igikorwa cya gatandatu rero ni igikorwa cyo gufasha wa wundi watangiye business. Ni ukuvuga ngo it's helping your new distributor to get started right. Gufasha wa muntu watangiye business kuba yatangira neza, kumutangiza neza business. Rero nicyo gikorwa cya gatandatu. Araho uri kumuha NDO, umwigisha uko ibikorwa bikorwa, umwigisha uko ba prospectinga, umwigisha uko bimvitinga, umwigisha uko umwigishiriza abantu, umwigisha uko nawe yajya yigishiriza abantu, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye, umuherekeza mujyanye mu ma outreach, kwa kundi ukomeza kumufasha mu bikorwa bye bwa mbere, umumenyereza we ataramenyera ukaba uri kumumenyereza. Byose bikubiye muri kwa gufasha umufatanya ibikorwa wawe kuba yatangira neza. Tuzanabirebaho in full details. Then igikorwa cya karindwi rero is to promote event and trainings. Gupromotinga ama event n'ama trainings, it's a part of 7 things, 7 money making activities. Mu gupromotinga ama trainings cyangwa se gushyira imbaraga mu kumenyekanisha ama trainings ndetse n'ama event, ku buryo niba habaye training uvuga ngo njyewe na team yanjye tugomba kwitabira training ku rwego ruri hejuru, kuri percentage iri hejuru kurusha undi muntu wari wese. Nimba ari event tugomba kwitabira na team yanjye kuri percentage iri hejuru cyane kurusha izindi team izo arizo zose. Icyo gihe uzaba urimo urakora money making activities. So nizere ko zino money making activities zose tumaze kureba uko ari zirindwi, harimo prospecting, inviting, presenting, closing, follow up, helping your new distributor to get started right, ndetse na promoting event and trainings. Nizere ko ibyo bintu byose uko ari birindwi ugiye kujya ubishyiramo imbaraga umunsi ku munsi. Niba utaragiraho ubumenyi buhagije, turahari kugira ngo tugufashe mu biganiro bigiye gukurikiraho. Noneho mu minsi iri imbere tugiye kuzabanza tugenda tukwereka kimwe ku kindi, dusobanure professional prospecting ni gute wayikora, ese ni gute wakora professional inviting, ni gute wakora presentation nziza, ni gute wakora closing nziza, ni gute wakora follow up nziza. Ibyo byose tugenda tubafasha kubimenya in details mu biganiro biri imbere. Ndabararitse kugira nabyo muzabane nanjye mu bikurikirane. So ndabashimiye cyane rero mwebwe twabanye. Nimba ari ubwa mbere, make subscribe, kora subscribe, like, share, ndetse no muri comment tubwire icyagufashije, tubwire icyo wifuza ko tuzakuganirizaho ubutaha. Shiti zanjye ndabakunda cyane. Let's do it and see you at the top.